wakigoryi watse kunkora watse kunkora wakigoryi umuntu uvuga ngo arasenga impamvu ngiye ngo ngomba kurwanya umudayimoni hapa kagera turumvikana ntago wabiri ngombwa oya teza twumvikane uri kuvuga ngo ngurarwana ngufite gute ntarwana uyu n'umuheto wanjye iyi ni imbunda yanjye ngendana ntuzongere kuzinywa nge mpari ntuzongere kunywa byeri nge mpari ndakura ndagenda mugurira indi ariko sinkeneye kuneza abantu ngewe reka nkubwize ukuri se kwiki kakabuno kayo gashaje iriya cupa umeniye kw'abagabo muhura nabo kubageraho abakunzi bacu bose mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza wowe tubana umunsi ku wundi akiraye reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bijya bitandukanye ndabasuhuje mwese uyu munsi rero nifuje ko nishimiye ko tuganira uyu munsi ndi kumwe na Kayusi bageni Patro Kayusi yego Patro Prophète Kayusi izina Prophète buri wese ashobora kuryita nta kibazo ko abantu bose bitwa Prophète iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gusenga gukora haleluya Imana ishimwe Imana ibamugisha kumwe na Kayusi ngira ngo nubwo buryo asigaye yivugamo ndi kumwe na Ige cyangwa se Igete kana gatoya meze bon urakomeye yandashimye tukubereye rero tunete dushyiremo gatoya mukanya uraza kudukuramo ndi kumwe na Kayusi ngira ngo muri kumubona mu maveste muri iyi minsi sinzi ahantu asigaye yiyambikira menya byaraje kugenda neza ndetse turi kumwe na Ige muri kano kanya tujye kuganira Ige we aracitandiye noneho usigara umusiramu ndi umusiramu n'ubundi basanzwe ko na sidije ufite mu gahanga nose sidije ni ngombwa ngira ngo ni ikimenyetso cy'abasiramu oya badufite ukuntu dusari wambaye nk'akamamasa niyo nambaye nk'akamama ndi ibintu sigaye nkunda cyane uyu munsi rero Kayusi yifuje ko mukorana ikiganiro niwe wambwiye yuko yifuza ko muganira ushaka tuganira mu biki nka pasiteri ngira ngo urabibona ko yahindutse ndakurabizi kuko ubu nta muntu ntago bikire ibintu byo kuvuga ngira ngo uramubona hasi kugera hejuru cyane ntabwo njye byarantunguye urumva umeze ko wicaranye na Ige ku bwanjye bitewe n'ubuzima bubi nzi twanyuranyemo ntago nabwita ubwiza kuko twari duhambirije iminyururu ya Satani ntago rero namutererana ngo nibagirwe nawe kumugezaho amasengesho ngo mugezeho agakiza nakiriye n'umwami Yesu kugira ngo nawe ubwe abashe kugubwa neza kugira ngo nawe igihe kigere ahinduke anitikirizo anafate n'umwanzuro kabone niyo abantu bavuga uti ngo uriya ngo nukomeza kumwegera nubwo nagiye numva abacantege bavuga uti ngo nimba mukiri kumwe cyangwa nimba mubasha guhura ngo uzongera ubisubiremo so buri wese abafite umutima we buri wese afite imyitwarire ye n'umwanzuro we sibyo niyo mpamvu rero uyu munsi nakubwiye uti ngewe ndashaka kubonana n'uwahoze ari madame y'ubu nakira agakiza ndi gusaba Imana ngo izampuze n'umumetisi umugore mwiza hakora n'igikwe kandi niteguye ko mwese muzanabimfashamo narababwiye ko umunsi nafashe umwanzuro wo kuva mu butinganyi umunsi nafashe umwanzuro wo kakira agakiza n'umwami Yesu byabaye ngombwa ko Ige muteguza ndetse turanabishwanira cyane ndetse nawe nyangurunuka nawe ahita ajya mu gatsiko k'abantu bandwanya ahubwo Ige yumva gute nk'umuntu wabaye umugore w'uyu akaba yarakiriye umwami Yesu nk'umukiza ukaba ukiri kwitandira n'ibitenge n'amakanzu kandi ari umuntu mwabanye mu nzu ari umugabo wawe wowe kuki udahinduka ngo nawe wambara ibyera buri muntu aba afite choix ziwe kugira ngo kuba yarahisemo iyi nzira ni ku giti cyiwe nanjye ku giti cyanjye mpamvu ntabivamo uko n'ibyanjye nibyo nisanzemo nuko navutse meze ntago nabivamo nimba yarakira umwami n'umukiza ni ku giti cyiwe ntago ari ku cyanjye so nimba yaragiye amarembo aracyafunguye ni menshi abagabo baracyantegereje ni benshi sibyo
ntabwo najya kuvuga ngo nimba ngo nimba yarabikoze ngo no ni choice yiwe ntabwo ari choice yiwe. Ntushobora gukora ikintu kubera ko ari cyiza undi muntu agikoze uvuga uti nanjye kino kintu yakoze ni cyiza nanjye reka mwigane ukabikora nko kumwigana kuko ntabwo ari ibintu byakoze yavuye mu nzira mbi yararimo nawe ukavuga uti reka nanjye mwigane nje mu nzira nziza. No ingendo yo ndiravuna no kuvuga ngo uko byagenda kose uyu nguyu aracyahambirijwe n'iminyururu ya satani. Ibyo birakureba ubizi utetse arimo ifite iminyururu biragoye kugira ngo iyi minyururu nyimuhambure biranagoye cyane kugira ngo usengere abazimu bari muri mwo kugira ngo bamuvemwo ariko abazimu bahe abazimu sabatinganye rega ngewe cyane kandi ngira ngo nababwiye ahantu byaturutse nababwiye ukuntu nabyisanzemo nababwiye ukuntu nafashe umwanzuro kubivamo mvaye nimba rero nasabye ko wampuza ubu ejo bunini nkubona wambaye ikanzu biraterwa nuko ubyumva numbona nambaye ikanzu icyo gihe nzaba natatiriye igihango ufitanye n'Imana turumvikana nzaba natatiriye igihango ufitanye n'Imana icyo gihe nimbikora nge nzaba nkoze icyo bita amahano sibyo nkoze icyo bita amahano nzaba nsinzwe nzaba nemeye kuguma muri wa mwuka w'abadayimoni. So rero nk'umuntu twabanye mu bwo buzima ntago nabaye nka zahene zahezeyo ahubwo nahise mfata umwanzo wo kugaruka ngo ahubwo vuga ngo uri hagati y'ururimi n'umunwa gute subu tuvugana ngewe ndimo guproposwa n'abakobwa benshi usibye umva nyene umva impamvu mubyeti nyene guproposwa n'abakobwa benshi cyane abakobwa basanzwe b'abagore kuyu n'umugabo ubu imbere ntago nari imbizi mbere ntago nari imbizi babikoraga mu bunyo bunyuranywe n'ibyaha Imana yabigenewe turumvikana ariko noneho nimba naje gufata umwanzuro nkakira agakiza n'umwami Yesu ndabizi ko hari benshi batabyishimiye tukajyaga tujyamanaga duhuje ibitsina kugeza ubu nabaye abanzi babo uzibye ingoragozo uyu nguyu ngira ngo nawe ahinduke byibuze yakira agakiza n'umwami Yesu. None se karamugasha ko ufitemo duherena watse nkakwambika none se amaherena ngewe nayakuyemo narayambaye nambaye kandi imbona toboye amatwi nuko hatabaho sudira amahere amatwi na kabaye amasudira asudira amatwi amaherena amaherena nagakwiye kuba nasudira izino ntoboro zigaho manga zikavaho ariko nyene kubera Imana zizasibangana. Hanyuma wigize ubwira yige impamvu wavuye muri bira bintu kugira ngo nawe yumve niba ashobora kubireka. Ndagira ngo nyimubwireho nonaha byibuza yangiye kuyumva nayimubwiye nimba wenda tarumvise neza ko nagerageje kubimubwira. Je naryamye umunsi umwe numva ndi kurota Imana sibyo numva igihe kimwe nge ndi gutwika nawe utayirota sheri Ntayirota ibaze kuba rota Imana akaba kiri muri buno butinganyi igena ramusize erega Imana sigaye njya gusenga ku cyumweru sigaye mfata Bible nkasenga Imana sigaye mfukama nkasaba Imana ahubwo mbabarire kuba nibagiwe. Allo data twese wo mwijuru izina ryawe ryubahwe muri aka kanya abadayimoni baturimo hagati yanjye n'uyu mudayimoni w'umutinganyi nakwinginze kugira ngo uzumubohore kuko yahambirijwe na Satani. Mana ndagusaba imbabazi ku bibazo ngewe nagize ndagusaba imbabazi kutenguha ntunyitembesire kuko ni Satani kurimo ndagusaba umugisha igikundiro kandi ikindi abadayimoni bari muri umugabo niba koko uri Imana koko yukuri ongera umufashe nawe umuri hafi uri gusenga cyane ku Imana kuko umuntu usenga sarafu yamaye ubutwari mutubwire umuntu usenga baramubaza agasubiza. Mana ni ngusezeranya ko abadayimoni barimo hano bibagirwe. Mana ndagusenga cyane ndagusakambira kandi uri Imana y'ukuri y'amasengesho ubutinganye buri muri uyu mukobwa ndabakumye mu izina rya Yesu toka mu izina rya Yesu ndabisabye mu izina rya Kristo uzutabara umwana wawe w'umutinganye. Umuntu usenga baramubaza agasubiza buri wese afite igihe cye buri wese afite yandogoye. Mwabakozi b'Imana mwe mwabonye ko nahuye n'ikigusha mwabonye ko cyangwa n'ikigusha ayino watujuka kiraga ko mu nyo nta nzabuzibamo ko nanjye nazinyuzemwo ko mu nyo nta bapfa gusozonye kuzambara ko mu nyo nta buki bubamwo ko mu nyo nta mafaranga bamwo kukiri wa undi kutigeze ukira ko nanjye n'ikiruje inshuro nyinshi ko basambanyije inshuro nyinshi
kuko nta ukira ni ko nakiza nabonye ko nawe ibyo bintu wishize ngo ni oromoni wavukanye ku Imana iziberandura zikongera zigahindukira ukongera watuje ukasenga Imana kare ibyo ni byawe rega ndakubwira ngiye impamvu nafashe umwanzuro ibibumbwira buriya buzima uyu nguyu ashobora no kuba yegerana natakariye ashobora no kuba atishimiye kuba wenda wamuhamagaye bimutunguye narahindutse byonyine ino Bible ishobora kuba yamuteye iseseme ariko ino Bible irimo ubugingo bwawe urabyemera ya irimo ubugingo bwawe urimo n'ubuzima bwawe oya wihebeba nkene iri kubyara sibyo hano ntago twite sibyo simbizi nimba ya myaka yarashize bataragutenda kuko numva kubivuga ariko aka kanya ahubwo kutanenda ariko ntago byakunze kutanenda hari ibintu wasanga na spam zawe ari amazi nasanze ari ibintu bidashoboka ya hari ibintu bavuga ngo iyo umuntu ari kenshira ku ruhande ntago gahunda nyine imyanya y'ibanga y'abagabo ntago ibikora igajya kunda kubivuga ati ngewe ubugabo bwanjye naho budahari sikujya just ya reka nkubwire impamvu avuga gutyo yego nawe wigize kubibamo wowe ushaka gutereta umukobwa turabizwaye n'ugutereta ese nyine umubiri wawe urakora nk'uko ugomba gukora nyine ahubwo azajye kwivuza neza nimba yarahindutse amenye neza nimba spam ze ziri normal zikora normal kuko igihe twabanye nategereje ko inda yigira imbere ndahaba so nukuvuga ngo ngewe ikintu nakubwira muri akanya mubo nzatumira mu bukwe bwanjye kubera ko Imana yanteganirije umukobwa mwiza tuzabana tugakora mariage ako so uzamurongoza iki okay nge kugeza ubu tuvugana igisina cyanjye cyari cyaraguye turumvikana cyari cyaragushijwe na bano badayimoni turumvikana inyuma mu kabuno k'abagabo ariko sigaye niyumvamo igitsina gore turumvikana haleluya Yesu ashimwe ya none Imana nayisenze nkaho mfukama nkashinga amavi mukobwa uzajya kurongora ndebe kuzabishobora setinzemo ko ngomba kuzengyama n'abagabo bikaza kuvaho hahitamo yewe okay nshobora kuba ntarabigerageza ngo wenda mbe nahura n'umukobwa twishimishanye muri bwa buryo Imana yabigenewe urukumva ariko iyo ngiye muri douche kaba ndangimera gutya ya warakize bivuze nukuvuga ngo ya ihaguruka kajya muri douche ariko ntabwo irahaguruka ujya mu bakobwa tuza maze nkubwire tuza nakubwiye ngo ubaha umukozi w'Imana ubutuvugana umukozi ninzijya mu ijuru dada twishimiane mimi na wewe nimba ubyutse mu gitondo mwabagabo mwe mungaye mutarabyuka mu gitondo cya kare ntaho kabanda zanyuze haguruka zigashinga nk'igiti cya intuze ndakunyongea dada abo nabazimu bakikurimo no ubwo ariko gute ndamukumbuye dada ashobora kuba ndamukumbuye dada ntago byakunda yonyine kuba naje nitwaje no Bibiliya bwari uburyo bwo kugira ngo ubwo arajya rimeza ndirimbo ngo ozambeza dada kakamono kawe ntukongere kukanzunguzaho kanuka n'imbeba yaguye mu mazi ozambe bebe nago naje kwicara hano nawe ndi guseka cyane naje nk'umuvuga butumwa n'ubuhamya turumvikana nubango reka nkubyize ukuri sibyo hari umurongo muri Bibiliya uvuga ngo urumva ni wakiraga kiza n'umwami Yesu uzatabarwa hano hari umurongo ngiye gusomera nutagukora ku mutima unawurota unawutekerezeho Abaroma igice cya mbere 26 haravuga ngo ariko niwaje wateguye ikibazo cyawe rero uwa mbere Satani wakabije ubaho umwana w'Imana anye ndi umwana w'Imana so nukuvuga ngo rero ntakanya niba utari ubashe kubyumva aka kanya ngiye nkaba nariyemeje kuza kuguhindura nkazajya mpora nkugendaho buri munsi uko bukene uko bwije abantu bazabimfasha ugenda urumana n'undi muhanda jewe kubura umuhanda gusa ahubwo ko urenze na feruje tuza ndabyikorera umuntu utazifuta Bibiliya rwose kuko oya Abaroma igice cya mbere kuri 26 baravuga ngo nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikirana ibyo nona ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo turumvikana uyu ni umurongo w'ubutinganyi buretse wishaka kunsoma kuko ngewe ntago nkiri umutinganyi mugenzi wawe nakira kiza n'umwami Yesu nifuza tuza wakomeje kundogoya ndi gusenga inshuro nyinshi nyine ndi kumva ijambo uri kuvuga no sawa rero
imibiri yabo sibyo uburyo bunyuranye nubwo yaremewe turumvikana ko wakintu wamba bari ukamwanya kandi jewe mfite uburenganzira bwo kugukubita ngo kubitisha inkoni yanjye ya Bibiliya tuza rero se wakwitonda ndasubiramo abaroma igice ariko ni gute umuntu murogoye ndasoma igice cya mbere abaroma oya tuza uyu murongo nge niwo naguteganirije sibyo niwe Imana yambwiye kugusengera ya ndi kugusomera sibyo abaroma igice cya mbere sibyo 20 wankuye izo ntoki waretse kundiranja uzi ikintu yasomye ijambo ry'Imana ko ari kubivuga uzi ndi bukore butuvugana wenda ashobora kuba zingenda cyari mugenzi we ashobora kuba ziko ngewe oya ashobora kuba ziko ari kunshyiraho sati maze ashobora kuba yumva ariko ari mudaringira anyereka yuko nyine biri muri mudi komeza usome nyine komeza usome ngiye kukubangamira oya ngiye kukubangamira ku rwego rwo hejuru nkoresheje ijambo ry'Imana kandi ndabigukorera wesoma abaroma igice cya mbere 26 nico cyatumye Imana ibarekera kurarikirana umuntu uvuga ngo arasenga impamvu ngomba kurwanya umudayimoni hapa kagera turumvikana ntago wabiri ngombwa oya teza twumvikane uri kuvuga ngo ngurarwana gute ntarwana uyu ni umuheto wanjye iyi ni imbunda yanjye ngendana nimba mpuye n'umudayimoni agashaka kungusha agashaka kunyendereza agashaka kumbangamira nawe uhari uri kureba nagusabye kumuzana ngo nge musengera ave mu butinganyi nk'uko nanjye napfuyemo turumvikana ntago nagusabye ngo ayimenyere nimba ni gusoma ijambo ry'Imana byibuze natega amatwi byibuze areke n'abatwumva batwumve siko bimeze sawa rero abaroma igice cya mbere 26 nico cyatumye Imana ibarekera kurarikirana ibyo nona ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranywe n'ubwo yaremewe kandi n'abagabo ni uko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe bashushwa no kurarikirana abagabo bashushwa no kurarikirana abagabo bagirirana n'abandi bagabo biteye isoni so nuvuga ngo rero ikintu kigezweho keza uyu murongo ushatse kuvuga yuko isi yameza amenyo ishatse kuvuga yuko yameza amenye gute ishatse kuvuga yuko abagore generation cyangwa ino vision abagore b'imisi basigaye baca inyuma abagabo babo bakajya kujyamana n'abagore bagenzi babo uri kumva icyo kintu basigaye baca inyuma abagore babo bakajya kujyamana n'abagabo bagenzi babo bakaryamana bahuje ibitsina uyu murongo nicyo ushaka kuvuga rero uyu mugabo ntago ijya kubwenye namwita umugore sibyo kandi byahise na Bibiliya iravuga ati ibyakira ntaga ibyo by'ubu ngubu sibyo bibaho ko ushobora kugirana urukundo cyangwa imibanire n'umugabo n'umugore wawe sibyo ariko umugore wawe ari umunyabyaha cyangwa umugabo wawe bibaho ko umwe ashobora gufata umwanzuro akihana turumvikana nimba navuye mu ngeso z'ubutinganyi z'ubusambanyi turumvikana nkaba narabonye nta kiza kirimo nkaba narabonye iryo nta sukari irimo nta supati irimo nkaba narabonye nta mafaranga arimo nkaba narabonye nta byishimo bibamwo bya bishimisha ariko urumvisha uburyohe bwabyo ahubwo nkaba narahuye n'ibigeragezo byinshi wumvisha uburyohe bwabyo kuba baranyangirije mu myenye yanje kugeza ubwo ngiye nitumaga amaraso turumvikana ibyo ngibyo urabeshe urabizi imyaka namaranye nawe ndi mu butinganyi hagati yanjye nawe sibyo ntago ndi gucana rumwe ntago ndi gucana wakana n'abatinganyi bagenzi umva wanzaniye ya makeup twahoranye turumvikana namusiga ko numva ngombe kumubona yisize nukuvuga ngo ntago wandushije kwimakiya ngira ngo namwe murabizi ntago wandushije kwimakiya n'abadukurikiye bumve ibyo nkubwira giye hano giye nazamwe no kuguhanura nazanywe no kuguhindura sibyo ya ngewe namubera cyane so reka nkubwire keza sibyo uyu muntu afite abadayimoni benshi sibyo nanjye nagiye namura n'intama z'Imana zikambwira ijambo ry'Imana nkageraho nkaryumva ya nkanabipinga nkanarwana ariko naje gusanga burya inzira yo gusenga cyangwa inzira y'Imana ariko gakiza sibyo agashwanga kaka ndibambara mu ndahano nagakumbuye arimara gukumbuza bya bindi byahahise yewe ubu tuvuga noneho kugira ngo ubyemere ko nakiri muri mudu yawe kugira ngo ubyemere ko yewe buretse ubu tuvugana ngiye hari umukobwa turimo gukorakora neza ubu ngubu hari umukobwa Imana yasizeranije kumuzana ngo dukundane turumvikana kugira ngo umve urwego biriho ibyo sura binyereka ngo bimarira iki ndanakambaye bebe ntago gakumbuye
ariko se uraza undatira iyo nyo bapanuye usiga unyama gaca ibyo ni biki ko Imana iri gusudira akabuno kanje ko mbizi neza ko Imana iri kubimfashamwo ko mbizi neza ibi ntaga ni planka yewe nta nubwo ari ubusikamu nta nubwo ibintu byo kubesha turumvikana Imana yarangendiriye yarankijije ahubwo rero ikibazo ntaga ari wenyene hari abatinganyi benshi bagenzi we bamaze imisi bampamagara nkanababoroka nkansima nimero zabo iyo naza kuba mfite nimero zawe nayiga tuvuga nta nimero ziwe mfite turumvikana reka dusubire gato mu minsi yahise yige ari gukora ikintu kimeze nkaho arimo kugukurura nkaho azi kuri wa undi wa kera niko abizi ariko ibi nabikora mbere wahitaga wumva ugiye ya ndabaga na sa twaranasomanaga ya cyane yego kuri iyo shuro ntabwo ukibonaga mbere ntabwo uri kubibona kuri we giye kubganje sa ntago nayibona kubera yuko twari duhuje hormone twari duhuje mbese imisemburo twari tunahuje mbese setting ibyo kwiromarikamo ko tugomba kurya amaduhuje bitsina oya ntago ubungubu byakunda ko niyo yakuramo imyenda nkubona yambaye ubusa ahubwo byantera iseseme kubera yuko ariko se waretse kurwana nuwongira kumshiraho kabuno kawe kanuka nk'imbwa yapfuye none seka nkubaze oya nakubwiye ngo turaserera ubushagarira buranyishe niba bukwishe genda usambaye na Eric se muhungu genda usambaye na Dumba genda usambane na bado kubitaho kubabara ubushagarira bukakwica nagenda sambaye na Eric se muhungu cyagenda sambaye na Badumba ntago nyiri gurugwego abo ngabo uri kuvuga ubazanye mu kiganiro gute impamvu mbazanye nuko nzi ko ari bagenzi bawe je nabapfuyemo kandi barabizi wajye uvuga ibyawe ukareka kuvuga iby'abandi uyu munsi Kayusi turi kureba aka kanya wahindutse ndetse ushaka guhindura na bagenzi be wabwira iki icyiza kiri muri ibi bintu icyiza kiri mu Mana icyiza kiri mu gukizwa n'ikibi kiri mu butinganyi ari byo nyine igakirimo bitandukanye ibyo ari bibiri ya icyiza kiri muri ibi bintu byo gusenga wagiyemo uko wahindutse icyiza cyabyo hamwe n'ikibi cyari kiri muri ya icyiza n'ikibi icyiza kiri mu kwegera Imana cyangwa icyiza cyo kubonekerwa umuntu agakizwa kava mu byo yararimo sibyo icyambere cyo ngira ngo wabonye ukuntu nambaye akaveste keza icya kabiri ngira ngo wabonye ukuntu mu mutwe wanjye ameze nta bitetire nta byamisatsi bimeze nk'iby'abatindi b'abagore sibyo nta nubwo nambaye ibyamisatsi by'indaya turumvikana urabona ko hasi ndagira ngo umubosi wacu adukurikiranira twereke hasi ukuntu bimeze nambaye cyanjye sibyo cyanjye sibyo wimanagura kuko ntago nkiri umutinganyi ikindi cya kabiri gihe kinakubwira naze kubona gusa wambaye neza baby kiri mu nzira n'urugendo rw'Imana sibyo nahuye n'umugira neza arambye ati wow wambaye neza cyane arambye ati ngiye kukugurira kandi kantu kamwe kugira ngo bikunde ugohora usa neza turumvikana kuko azi neza ko imyenda y'ubutinganyi nayitwitse nayijugunya nkayishira mu mwobo niyo nari mfite gusa sibyo ariko ikintu yakubwira cyo amajipo nambaraga amasutiye n'amakareso ndetse na za papa nambaraga biriya bintu byantiraga isoni tukazatunzanire sheri bira narabitwitse mu izina rya Yesu narabitwitse biraka cyane nabijugunye ntago ndi muri bene baba ndi uri kwitwa baby yega ntago wandita ngo bikunde kuko uri umudayimoni gihe ubundi prophet Kayusi ya ntago nyiri baby ngiye kuri nye ni baby okay ubibwire abo mugomba gusambana muhuje ubuzima bwawe baby ntago roge twavuze ya wigi wa baby ya icyambere cyo nabonye urukundo rwishi mu bantu abayobotse Imana abantu bakunda Imana ngiye baranyobotse cyane ya baranankunze cyane baranambwira ati ya turahari ku bwawe kandi tukuri inyuma mu rugendo watanye n'ubwo rugoye ikindi ya ntago nagiraga amafaranga oya ntago nagiraga amafaranga nta nubwo nagiraga ubuzima bwiza ngo mba ahantu heza cyangwa ngo nambare neza ahubwo bamunaga mu ncabari nkiri muri bwa butinganye ariko ubu ngubu sigaye nambara ka veste uwo muye nawe wese ahita ambwira ngo ufite veste zingahe nshire hindi ya kabiri uwo muye nawe wese ahita ambwira uti inzu yishura ngahe nkwishurire kubera gakiza no kuza uvuga ubutumwa kubera Imana ibyo byiza nibyo ndi guhura nabyo ndikubaza sigaye oya umva nkubaze tuza nkubaze umva sinkimeze nkawe babarira twubahane waretse kakubaza umva okay basi kandi uvuga itankoraho wirinde kunkoraho ntago ngende umutinganyi kazi nkuko umutinganyi nyine mva nkubaze je nasezeye nararekuye amatwi ngubwire ako waretse kunshira izo njaba ko nabikwiyamye kubizi ko atari imwe atari kabiri ko nabikwiyamye erega wewe kuba nshaka kuguhindura kugira ngo wakira ninaguhindura satana azakwinika bakurya uri bubisi bagukarange nta gitunguru ico wakibose umunsi w'imperuka
nge nta kimwaro mfite nta kimwaro mfite cyo guhura nawe nta n'ikimwaro mfite cyo guhura ya n'abasambanyi cyangwa ngira ikimwaro cyo guhura ya na babarara mubona hano ku muhanda babicanye cyangwa abapfumu cyangwa bano bicanye tubona babarozi ko ntuzongere kuzinywa nge mpari ntuzongere kunywa byeri nge mpari ndakura ndagenda mugurira indi ariko sinkeneye kuneza abantu ngewe reka nkubwize n'ukuri ukuri se kwiki kakabuno kayo gashaje iriya cupa umeniye kw'abagabo muhura nabo kubageraho urayishura n'ukuri kwa Mungu urayishura nubwo uri mu Kristo urayishura urakishurwa ibikatsi uraza kuza unsomyaho ibiyobyabwenge uraza kuza nabiguhaye wowe nabiguhaye nabiguhaye ubaha imana noneho ubaha imana kuri ishuri ngo mugiye mwicaranye ajya amenya ko jumenya umva ari attention harana utagomba kurengera turi kufuneka rakeza nukuri kwa Mungu urayishura ako ibintu uvuga nibiki yanayishura ariko kayusi afite iki se umva reka nkubwire afite okay niba ntacyo mfite akakanya imana igomba kukima nzakibona ndabyemera nta mukozi w'Imana ushira hejuru igihe cyose aba ari simple man ya kandi akakundwa n'abantu nta kibazo wagira umva hamagara so nukuvuga ngo rero keza ya icyari cyanzanye nicyo ngisho cyo kuba namuhindura nkamugezaho ijambo ry'Imana uko byagenda kose agomba guhinduka sibyo uko byagenda kose agomba guhinduka ijambo ry'Imana ashobora kuba ritamukoze aka kanya ariko rikaza kumukoraho agiye guhura n'ababatinganye bagenzi be sibyo ari kunyongera gute se ko ari kunukira ahubwo izina ry'Imana rikunukira ndetse ngubeshye icyo nge nakubya muri aka kanya urukumva nuko uyu nguyu agifite abadayimoni kabono kanuka gusa ikintu nakubwira ngewe ubwo buzima harimo agahuyu icyo nakubwira nge ubwo buzima naraburenze sibyo ntago nkiri satani sibyo aho nari ntuye ntago ari unyituye mu bimenye nari mutse nsigaye ntuye handi hehe mwijuru ubwami bwo mwijuru ya kutarapfa tell us people just Kristo sashima kutarabatizwa vuba handa bibagaragariza nta kibazo mfite ubatizwe mwese mubibone tubone nyine ubye mu mazi ndagira ngo mabwire ibintu byo kurirwa mwumva basohora bya video by'urukoza so n'iby'ubutinganyi nari ndimwo nimubona ejo mundi bisohotse ntimuzavuge ngo ndacabirimwo ya ahubwo nabanzi bazaba bakiri kungendaho muzamenye neza ko muzamenye neza ko ejo nzakubona bambaye ikanzu dada ndakubona ibyo mubona umugabo ari byo muha agaciro ndakuona unavala kanzu unavala pelike unavala nani unachimakie unabagala huma rero wamutinganyiwe umutinganyi ni so ntuzongere kumenyera Imana ngo nanjye menyere nizere ko iwanyu bishimye ariko kuba warahindutse barishimye cyane ndetse igihugu cyose East Africa iri kuvuga ati wallahi prophet Kayusi ige uremere ko Kayusi everybody nabyo mbona niba utayibona nabyo mbona ko mukanya ni nyuma kamera uyu nguyu buri munsi ahora abwira abantu ko nge ngo nkiri kumwe nawe inyuma kamera ngo ni ibyo ntabwo byesenge nabizi ko ari nk'inyoni iri kurya uburo ngenze ndya uburo niba ngo uyu nguyu ahora abwira abantu ko nyiri kumwe nayo kugira ngo bikunde turacyari kumwe icyambere cyo ntabwo naje kumwifotoreza turacyari kumwe icyambere ikindi cya kabiri umva mwadoha foto nitwaje iyi ntwaro yanjye ngira ngo ayubahe ariko yanze kuyubaha ugana ku musozo Kayusi yego gira ikintu ubwira abadukurikiye ikintu nabwira abadukurikiye muri akanya nari nazanywe no guhindura ige kugira ngo nabo yoboke inzira y'agakiza yakire agakiza muri Yesu nari naje kugira ngo mbagaragarize ko bya bihe bibi mwambonagamwo nta kibirimwo nari nanifuje kuba nabwira ijambo ry'Imana uyu mutinganyi kugira ngo nawe ave mu butinganyi uri umutinganyi wewe ari iki harya jewe se je nari umutinganyi ariko nasenze Imana ibinkuramo niryo shari ufite imyaka 20 twamaranye dutingana mu kabuno ni nabyo bintu kigendera ukagenda ubesha abantu ngo ngo ndacakundana nawe sinkundana nawe nkuzi ndacyakundana ugomba gukizwa inde ugomba gukizwa ugomba gukizwa bagaruko no mwaba demoni mwe bari muri ige vamo byihuse vamo byihuse vamo data twese mu ijuru tabaro no mwana mana dufashe mana dufashe bano badayimoni bamwe byihuse bino myenda ugomba kubikura mu izina rya Yesu ugomba no kubyumva
ibi bintu sinshaka kuzongera guhura aka nagasuzuguro we nagasuzuguro Kayusi mureke. ntago nshaka kuzongera guhura nawe yambaye bino bintu jewe Imana yaranyakiriye kandi Imana yarankunze ndekera umugitandiyo reba mu ndebe umva ntago nkeneye kubona wambaye gutya ibaze uri kumura mugitandiyo imbere y'abantu vraiment imbere ukomeze ugende genda kugira amahane none se ntuzongere umuntu udashaka guhinduka umuntu udashaka guhinduka nukuvuga ngo nimba uyu munsi ngewe nari naje no nimba naje koko ntago ari prank ngewe nubaha Imana ntago nakinisha Imana nimba koko naje nk'umuntu ushaka guhindura igi akabyanga nkamanene nabigusabye kuri bumufasha ubwo nawe ukanerirana ntago twavuga rumwe giye kubwanjye yantiragize iseme nimba nabwiraga ijambo ry'Imana ahubwo akambwira ibintu by'ubutinganyi akaza ansurira imisuzi nuka ntago byari gukunda jewe nihaye agakiza nsenga Imana ihoraho kandi datatwe so mwijuru wubahwe ndagusabye kugendera uyu mwana wawe wananiranye wanze kuva mu butinganyi Mana abano bose bafite ibibazo nabo barinde kandi ndumwe mu bana bawe uteganya kuzakoraho rikaka Mana umpigikundiro mu bantu kandi ndabigusabye ndakwinginze ntuzanterirane uzumva amasengesho yanjye buri munsi ko bukeneza uzampigikundiro abantu bose nzabiciro ry'umugani Mana ibyo byose mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen reka dusoreze hano tuzasobanukirwa cy'ubutaha